ariko yirebemo style yego ndafata nawe uririmbe ego nzamamara imirimo y'uburetwa nyihorere nuko byangora kukwereka uwo ndiwe w'icyo gihe sinibagiwe yuko tubana nagutunze bineye gushima uwamayiwe gurya uyu munsi namwe abarengere habereka iyayiro habereka iyayiro ngarutseho mana wowe wamaye ubuzima atandukanye n'ibikeri ishimwe ni ryawe. Wow, reka tubahe ikaze bakunzi banjye nawe TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, namwe muri capital y'u Rwanda umujyi wa Kigali, abanyarwanda muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye kuri njye nawe TV, tubahaye ikaze. Reka mbabwire ko iteleviziyo yashinzwe n'umugabo n'umugore bombi bafite ubumuga bwo kutabona, niyo mpamvu mu nkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura ntabwo tubura agakeregeshwa dukubitamo kabone nubwo twaba tugiye kuganira n'abandi badafite ubumuga. Ikindi kandi nuko twifuza ko muri societe nyarwanda nabo bagira uruhare mu bikorwa byo kubaka igihugu cyacu. Abo tuzana hano tuba tubazanye kugira ngo tugire byinshi tubigiraho, tukabaka n'inama tugafatanya muri rusange. Uyu munsi tubazaniye umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi n'icyogere mu nkuba, n'umusore w'uruhanga ruhanganye ubuhanga kumureba no kurarama. Tugiye gutaramana nawe mukanya akoze mu nganzo numva nguwe neza. Mbega wowe kagira Imana nugira gutya barahita babona ibintu bibaye wane. ni gutya ibyo bintu buza birankanze kabisa. Nawe uraza kwivugira ku icumu ryawe. Yewe cyangwa riri hano. Cyaze ibyo bintu yembizi nk'inyanza wenda aho usayivuga mu gatsata nta muntu wakumva. Umeze bituraguri kugira ngo ni inkotanyi nta kintu kimwe zubuye urugamba nk'uko zatangije amagambo yose uvuze babohora igihugu. amagambo yose uvuze numvishamo ijambo ngo umusore gusa. n'abantu badukurikiye nyine baze kwishyira muri comment nawe umbwira ikintu wumvishije. Umusore wenyine utepe wanjye niko ko navuze byinshi nkakora urutonde siko nakoze urutonde nk'urw'amatora mani. reka turekere nuko dutangiye dutangirana ibyishimo kabisa. Niko bigenda hano mu Rwanda, tuguwe neza kandi tumeze neza. Reka rero twinjire amakuru y'imisi. Amakuru ni fresh. Urakomeye cyane. Ntacyo nkubeshye navuga ngo mfite ikibazo. Umva ngenda kwishimiye ubyumve. Nanjye nuko kabisa. Twaganiraga kuri WhatsApp. Tukaganira bisanzwe ariko navuga nti tubona ni bwana ubundi wowe bite byawe. Kabisa nange ndashimiye. Yes. Ya idea wagize ni fresh. Okay, amakuru ki? Amakuru ari meza kabisa. Mumeze neza mu gatsata. Asobanuriye mu gatsata. Ndahigitirira. kugira ngo nanjye mbabure ndayitirira ariko urumva karitse reka nguhe urugero. Urumva niba umuntu atuye hano i Remera mu manegeka ya Remera nta hantu hatagira amanegeka arakubwira ngo ntuye kwa Rando akiyitirira atatuye ariko ari hafi yaho
kabisa nanje kugira ngo umuntu yumve aho nahanyire iyo bwiye mu gatsata buriya unsiye nakugura ati komeza imbere ho gake ariko ubundi hari bajya bavuga ngo umusore ngo utirariye ngo ntajya arongora inkumi ubundi kirazira urakazi kirazira kubwiza umukobwa ukuri kuzuye kose ugashyira hasi ukavuga uti shasha inzobe wagira ngo dukurikirane n'abakobwa gusa oya homora icyo nzi cyo nuko abadukurikiye baraza kugubwa neza nababwiye ko turi kumwe umuhanzi ukiri muto ubu rero urakana buriya gahinji yo kavutse karame agahinji yo kavutse rigumva ubwo nyine baba barateguye kabisa ndizera ko hano kuri Njye Nawe TV ibintu bigiye kugenda neza uru ruhinja nyaboneka ni mu rufate mu rusige mu rwambike mugira gutya nirangiza bakurere bagukuze ebana nibashaka bazanaguca batugaburira ibirayi biriho voka amata kabisa Kigali yarabuze amata yarabuze amakuru y'imisi ewana amakuru yari meza nongere ngo yari meza kabisa kandi ndishimye Kigali n'uburyohe ndabizi ubu ngo dufite abantu badukurikira Kigali n'uburyohe ku bantu bari nk'irubavu Rusizi Nyamagabe abantu bayirimo nibakubwira ngo n'uburyohe do uratega zikaga zikavamo ikibazo kapitali ni nini abakeneye gahunda ni benshi Kigali ntabwo ari nini ntabwo Kigali ari nini turere dutatu yego okay mukanya navuze ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi n'umugani twasanze abakuru bakoresha nanze kukuvuga kugira ngo icumu ryawe ntavaho ndi kwambura ugasigara amaramasa kora mu nganzo wibwira abatana n'abatanazi n'abadukurikiye batari abatana n'abatanazi noneho dutangire bagubwe reka nkwiyereke Daddy said Jackie gukirukenya nibyo byukuri Jackie ndinze ngananya Jackie nabukira mboni Kigali isindi yikaraga ikagufungira w'amafide uzapfuka musenge usengera utayiwe isengesho ryawe ndabisirire ngigisenge rizahindura abantu deni bagira ubumuntu mugarutseho mana wowe wamaye ubuzima denukanyima ibiceri ishimwe ni ryawe gukanje umutsi bigira manda mugarutseho mana wowe wamaye ubuzima denukanyima ibiceri ishimwe ni ryawe gukanje umutsi bigira manda Jackie nawe indiriranga ugasekera akana kanje kari munda Jackie nawe indiriranga ubomoreza akana kanje kari munda Jackie yeah man this tutu kabisa wow ngewe rero wagira ngo urabona bajya bavuga ngo umwuka wera wari wamaze kufata narinda ahantu no mu mazi ngo pe reka ngusubizeyo hari ruse baba baramabandari bayabarira mu makankari ivete musomya mukaru tukayinywera mukumba kamwesha gahunda yo international nubwo ubona ngo lapola gahunda sigala ukomeza ubungiza imbabura yego nani nzi Kigali kandi nani kibanza amateganya gusa urukundo rutazima ngusezeranyishe kurugira yego nani nzi Kigali kandi nani kibanza amateganya gusa urukundo rutazima ngusezeranyishe kurugira. Thanks papa. N'umuhanzi w'umuhanga namubabwiye n'umusore mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga kumureba nukurarama ikindi kandi n'umuhanzi utabishakisha amajwi arayabumvishije ntekereza ko nababwiye ko ari umwana ukiri muto ubu turi ari kubabesha rata bigiye kuza ntago nyiri warakuze
mu bijyanye na music tuguhe ikivuguto abana banywa inshyushyu arya n'amarindira amarindira ameze gute arya oya jewe mvuze icyo umwana anywa inshyushyu noneho waba ukuze tukaguha ikivuguto hitamo kubera yuko burya inshyushyu si imeze nk'amazi se kubera yuko niyo itangora kumanuka ndumva ariyo ngeneye ndahera icyo nicyo nashakaga rero sasa inshyushyu abanyarwanda bagiye kukwitaho kubera ko nsanze uri umuhanga ushize twaraganiriye yaba umutipe w'uruhanga ruyaga ukiri muto numvise ijwi ariko hari umugabo w'i Burundi witwa Burundi umurundi yitwa Apollinaire ujya umumenya hano urankubise kabisa Apollinaire kiretse uwo twiganye primaire witwa Apollinaire hari undi witwa Apollinaire w'umurundi ntago mufata kabisa uyu mugabo rero hari akajwi kawe wakubisemo mpita nibuka Apollinaire nko muri 2000 yarakunzwe cyane hano mu Rwanda bakamucuranga kabisa bijyanye n'igihe navukiye urumva kumumenya byangora yego ariko ubwo kigaragara cyo ndakaze ntago nikimye abantu wanjye kabisa yes turakwishimiye ndaza kumushakisha uramushakisha yitwa Apollinaire ni umupasiteri aririmba gospel ariko afite ijwi ryiza kabisa nk'iry'abanyarwanda uziko ku isi hose abarunderega turi bamwe turi bamwe kabisa umeze neza fresh nakwakiriye kuri nge nawe TV bana murakoze kabisa okay cyane cyane tunezezwa no kwakira nyine imbaraga zikiri nshya ahantu hose ahantu hose amashya kwa kundi ubona umuntu aje ariko akaba aje neza duherutse kuganira n'umuhanzi ndamubaza nti ninde muntu ufatiraho icyitegererezo arambwira ati ni umugabo witwa Bruce Melody tambwira ngo ugiye kucyimbaza oya ntago ari cyo mubaza nashaka kucyimbaza mubajije wa kabiri ahita ambwira King James ndamubwira nti rero buri ukunda umuntu akenshi ubuzi ibigwi bye akubita mu nganzo ye numva neza ijwi rye ararimize burundu ariko iryawe narishatse naribuze ingendo yawe iva hijya hehe mbega ikibazo reka mbyakire yego mu izina rya Yesu urebye abantu wenda nakuriye ni umuryango nawe bakora ibintu by'umuziki ntabwo papa ukora ariko barumuna be barabikora yego gusa ntabwo duhuje nyine style bo barakora ngiye nkora secular music bagakora gospel niho wenda dutandukaniye ariko barahari mu gisekuruza cyanjye barahari babikora ntekereza ko ari nacyo kinanye cyanteye imbaraga gusa urabizi ko bino bintu birizana nta muntu ujye ngarabishakisha si nk'ibijumba ngo ugende ugahinga ngo nyuma y'amezi 3 uzazisarura birizana wowe icyo umenya no kumenya ngo ndinde nshoboye iki gusa yego ntekereza ko ari aho bituruka tu ni mu muryango wow noneho hari ukuntu buriya watangiye ariko mbona urashyiramo amarangamutima yawe yose hari ukuntu umuntu avuga ibye ariko ukabona arirekuye ahuganisha ndahumva wahise umva ngaho jyayo reka ndengiye mbageze urumva iteka n'iteka nzi ko kugira ngo umuntu aririmbe neza yego agomba kuririmba ikintu ariko ukiyumvamo wow sibyo kandi burya nanone kugira ngo ayo marangamutima nyine abantu bayabone nuko uri kuririmba kesh si banyumve neza nuko uri kuririmba ibintu wiyandikiye burya tandikiwe nundi uwe nunyandikira hari amarangamutima ufite uri kwandika yego ngiye kuyagira bikumvikana ko nimo ndayashakisha sibyo rero iyo nanje ndiyandikira kandi nyine nkunda nibyo nkora tu niyo mpamvu ayo marangamutima yitanze niba nzingira ijambo ngiye kurivuga ndarivuga nk'umuntu uri muri icyo kintu yego nkabiririmba nyine gutyo niho bituruka sinzi niba natandikiye oya naho nta nisawa ahubwo ngewe icyo ndiho nibaza kugeza ubu ngubu nkuko nabivuze wabikoze nk'umuntu usa naho ubimenyereye igihe kirekire ni bande wigiraho mu byukuri kuko natwe nubwo turi mu itangazamakuru
ubu ngubu ndi imbere ya kamera harabo wambaza nkavuga nti bari yambafatiraho icyitegererezo bo hari abantu sinzi ko navuga ngo mbafatiraho icyitegererezo kuko bra reka mubwize ukuri nje nshaka kubondewe wow ntago nshaka kuba kanaka ariko hari abahanzi bankubita nkavuga ati uyu muntu aranyemeza okay bitavuze ko utagira ikintu mwigiraho no kuko sinjye wa mbere ubijemo sinanje wa nyuma nuwo nguwo ngiye kukubwira siyo wa mbere ubijemo sinayo wa nyuma hari abamubanjirije tuzanagenda haze nabandi ko niko kuri cyane kuri kuzuye ariko ingarutse kuri icyo kintu mba nshaka kuba jewe gusa hari abahanzi nyine bajya banyemeza navugamo nka Danivumbi Syntax buriya music nyarwanda yikunda cyane ariko hari umugabo bita Rude Boy from Nigeria uriya mugabo niba abantu bazi iby'imiziki kabisa nawe kuri ako kantu uvuze kamaranga mutima ujye ubireba niyo arimo aragitsinda urabibona ko ikintu ariko akirimwe neza atishakisha abo bantu ngubwiye Danivumbi Syntax we cyane twegeze ntako reka ne kubivugaho none umaze rero igihe kingana icyo umaze kwandika zino ndirimbo maze ko twumvisha iyi Jacqueline maze imyaka 4 darayanditse warayanditse yego iyi na recordings oya recording na recordings burububuga turimo tariki ya 3 z'ukwa mbere yego tariki 3 z'ukwa mvugo bivuze ariko ngo tariki ya 8 ya 8 mbonera no kubimenyesha abantu icyo gihe nyiri recording na yikore video ariko nyikora video nyine biresha nuko ngana gusa ubu ngubu wene nabikubwiyeho nawe reka mbibabwire bitarenze imizi 14 haraza video nyine iri hanze ijyanye naho Rwanda rugeze kabisa iraza ko watinze itangazamakuru ntiryakumenye byageze gute music nyarwanda ukuntu nyibona aba promoter ntago mujya mworohera abantu yego cyane kuko ntabwo ari rimwe ari kabiri wenda ushakisha umuntu runaka ntumubone ufite contact ye cyane cyangwa wanayibona akagusaba ibintu biyambaye amafaranga reka ngutere story tari nka 2019 hafi na 20 covid ntabwo riraza ndumva umbabare icyo kinyamakuru sinyivuge oya cyihorera nta kibazo urakoze cyane none hari umuntu wabo yarahakoraga afite ikiganiro wenda gikora ibintu byo gushimisha abantu sinzi n'ababiza muri entertainment ariko biri muri entertainment mbona bwati rero kuko twene afite nomero yiwe ndashaka nomero y'uno muntu ukora muri ibintu by'umuziki kandi barakorana ku kinyamakuru kimwe turuvugana nyine WhatsApp ushyire yansubize aramwati ohereza ye mu busy imvuga mbiza abantu bumve mega ati nyohereza ye mu busy nyine nzikohereza none se muvandimwe ko turi guca turi gukoresha iki ubwo se n'icyo utumva ubu ni se n'icyo utumva nawe ndakubaje n'icyo utumva ntago nyine ibintu byoroshye iyo udafite umuntu uri gufata ukuboko ngo agutware uhuramo n'imbogamizi nyinshi nimba mbyumva neza hari inganzo rero zipfukiranwa z'abahanzi bakomeye zipfukiranwa mu ijambo kandi abafite uruvugiro ijana na 20% cyane rwose cyane rwose kandi birahari gusa naba bari hejuru ibyo bintu byababayeho sibyo kandi bageze aho turi kubabona ubu ngubu none se ahubwo tukiri hano uvuze kuri abo bari hejuru ko atari bo mukoresha byibura ngo muvuge mutireka twegere abatuboneye izuba abari bo badusapotinga wenda batugeze gutuma ngo yindi nkuru ubundi nizo turadukeneye kugira ngo tumenye ni hehe abahanzi ubona bashoboye kandi nkuko nabivuze igihugu kiraguka urimo uyu munsi arabyina avemo winjiremo none tutabafite se bizagenda gute niyo mpamvu uvuga ngo kuki nimba itangazamakuru umuhamagara akagucisha hirya akagucisha hino none ukavuga uti n'abahanzi batuboneye izuba nabo byababayeho kibabaje kuki mutabacaho byibura ngo muvuge mutireka yaba icyo kibazo mbajije ari nka social muri kukimbaza yego byibuze ntabwo yego birashoboka yuko abahanzi bakuru hari abo bafasha ariko reka nivugeho ngiye nagerageje reka mvuge social mura nayimaze kumukomoza mu kanya ubwo ni nayo mpamvu nta kibazo social mura nabonye nambaye hari gihe yari gushyira hanze album yiwe ndumva yari yayitiriye yandirimbo y'amavi
ndo mami monami sekera ndi burayizi ndayizi urambese ndayizi cyane yego ari burocinga album yiwe noneho kugira mbone nambaye umva ukuntu binatuvunira no mu mutwe tagira ngo no ku mubiri gusa hari urumva nk'abantu bari kwamamaza bashiraho namba nushaka kugura ticket nyine uyihamagare ndareka igitaramo kirarangira acaho nk'amezi nk'abiri naranze guhamagara iyo nomero kuko ntabwo nifite amafaranga yo kujya mu gitaramo ntabwo nicyo ngambiriye iyo namba nyuma ndayihamagara nge nayihamagaye nzi kese muri nyita nyihamagara nitabwa n'undi mutipe ndanamushimira byatari lisamba yambujije kugira icyo bivuga basumba barire noneho hari igihe bikurenga ukabivuga ariko nibo banabitera uwo mujama ndavuga ndashaka soshomora biti soshomora amushakira iki niko kumbwira ati ngiye mfite indirimbo ndagira byumve nanyumva ndabizi neza aragira ikintu amarira sorry gato twakomeje noneho uwo mujama aramubwira ati nyumvisha ibyo bintu byawe izo ndirimbo urimo uravuga ufite mpita ndirimba nk'utuntu tubiri ndatumwoherereza itanyikundira nta kintu yavuze yahise azohereza arangije azoherereza ndi arazimpanomereza soshomora umva nari nciye kundi muntu yego azimaye arandika ati cyakuza ntuzayimubwire azambwiye kandi bakigwaye kuva icyo sorry bambabarira ntacyo kuva icyo gihe soshomora nkajya bahamagara nyine bikanga ewana ubyumve yuko natangiye no kwesha social media kubera kugira ngo njye mushakisha ahantu henshi cyarinze wenda ndebe ko twahura no nyuma yaje kumfata amubwira nyine uko icyo mushakaho arambwira ati sawa bimereze WhatsApp papa narabyohereje ndumva ntago imyaka ibiri yabura ko butumwa ntago burafunguka cyane na n'ubu ariko ndacyana muhamagara akagukupa si we wenyine ni benshi man umuntu ageragezaho ngo nshaka ayo mahirwe kandi ari bakuru ntaguhe n'umwanya ngakumve cyangwa se nagukosora akubwira ati ufite ikosa hano bigire gutya ubona biterwa n'iki gituma abo bantu bafite ijambo barabyimbye no kubera iki barabyimbye none se nkubwire ngo iki ndashaka gitera noneho ni iki kibitera gituma badafata bibona kwinshi niba ari ukwihorera kuko barabikorewe nawe ubyumva bivuga hari wahita nakashati nanjye ntabwo yatumye ngerayo niba bari kubikora ngo bihorere niba ari ukubura umwanya akose umwanya ntabwo impamvu ari ukubura umwanya kuko no muri guma mu rugo buri muntu afite umwanya yego nabo twarabahamagaraga kandi ntabwo bigeze nta kintu bakoze yego ntabwo icyo umwanya cyo ngikuyemo njye mbibona nko kwihorera harimo babikora ngo bihorere ariko no gufata umwana biravuna buriya umusiki urahenda kabisa hari igihe abareba wenda akabona ugiye kumutaho umusaraba reka noneho nkubaze niki ubona gikwiriye gukorwa kugira ngo jyewe ubu ngubu nabaye tushe muri nge numvishe amajwi yawe numva ubuhanga buhanitse buri mu ndirimbo yawe n'ukuntu wayiteruye na confidence wari wifitiye bintera kwibaza ngo none ubu ntiyaba hari abahanzi bapfanirana bameze nkawe kandi benshi nimba tukivuzeho rero wowe noneho kuba turi kumwe hano kuri Njye Nawe TV hakorwa iki kugira ngo izi mpano bisa kuko dufite abahanzi mu kanya wigeze kuvuga ariko ikintu cyambabaje nuko wanageze ubwo ujya hanze bashaka ko tubanza tukavuga iwacu kumbabaza nta kindi nuko twagakwiye gutanga urugero rufatika ku muhanzi iwacu tukavuga ngo ahubwo hari abanyamahanga babandi bajyaga bavugwa mu myaka iyi niyi dusigaye turusha none ndiho ndibaza ngo ni iki cyakorwa ubwo ntago turajya mu muziki wawe turabanza gushungura ego ni iki cyakorwa noneho kugira ngo babandi bafite ijambo babashe kurirekura societe yacu koko ibifatitse yubakitse ku mpande zose urumva bino biboro ni no force nta guforcing umuntu iyo atagushatse ntago abagushaka kandi iyo yagushatse aba yagushatse ariko icyo mbona cyakorwa njya numva ngo nk'ikipe y'igihugu ngisohotse burya yego ngo ntago abura miliyoni ngo 300 ngo ntago yajya hasi ngaba hagende
icyo kintu urakibaza yego njyewe ibintu byose kuko leta nyine ntabwo ngiye kuvuga ngo abanyamakuru mvuge ngo abahanzi bandi kuko ibyo bakora biragaragara wenda niko imitima ibategeka yego ariko se baraza kunyica reka ibibazo mbiture leta kuko leta niyo twese tuba dutezeho byose niwe mubyeyi yego leta mba mbona nayo niba ishaka ko nyine kuko umuziki ufite umumaro munini cyane sinzi abantu bajya babibona iyo yashoyemo bakavuga ati buri mwaka hazajya habaho irushanwa rikaze tuzenguruka igihugu dushakashaka izo mana byibuza tujye tubona abana 3 baje buri mwaka sibyo yego byagizwemo n'uruhare na leta sinzi niba hari abantu bareberera umuziki wenda mu bijyanye na guverinoma ariko mbona ariyo nzira nawe ubu kuvuga ngo kanaka yanze kugufata ngo ntari kukumva nyine uze bazenguruka igihugu bahamagara izo mpano ujye kuri mikoro uririmbe nk'uku bavuga twiyandikishe nta nubwo banahomba ibitekerezo ni sawa bavuga twiyandikishe bakurete wacu bazenguruka igihugu kuko ntabwo ari n'ibintu rega byatari abajaji barahari hari abantu bajya babigerageza tubashimire gusa nabo ntabwo birangira neza ndabikubwiza ukuri ntabwo nabo birangira neza amarushanwa ndeka mbikubwire kuko ari amarushanwa mbese njye nitabira tuyajyamo tuzi ko biri buze kurangira yego nkajya guhatana na kanaka mbizi neza yuko n'ubundi shatse ko bijyaho bijya amazi se ariko basi biri mu maboko ya leta basi wenda byajya bigera no mu nkiko ni ukuvuga ngo nimba wazanyemo leta rero reka noneho turebe ni izihe nyungu wumva leta yaba ifite ubikomozeho tugaruke ku muziki wawe nyirizina ahubwo si hombye iki reka mubwire tuvuge reka dufate abakaminga artiste baje uno mwaka yego harimo Afrique Kenny umuntu nyine nibagirwa apfusha gupfusha biragukomerekeye reka dufate babiri Afrique avuye Nyagatare tuvuge avuye nawe muri iyo twavugaga muri ibyo bintu bya leta ni haturutse twimagine ko haturutse ubu ngubu nabo nyirandirimbo y'agatuda yagaze views ndumva 2 miliyoni urumva iryo fungo tutitaye kuri show zirimo uratekereza se nta cyari bumariri wabo subyumva ifaranga rirabonetse wa mwana nyina agiye kuzamura iwabo habasize sibyo nyina gura inka ejo ibyare yoroze kanaka abona ifumbire leta iri guhombera ye show yakoze ziva nk'umusoro leta iri guhombera ye hari ubukangurambaga bw'Imbuto Foundation bwigeze gukora nk'ibyo bintu buzenguruka igihugu ntago nari mbizi baze ko mpuje nabibitekereza urumva bazenguruka igihugu kugeza uyu munsi twabonyemo abahanzi bakomeye uyu munsi bamwe bari gukina filme ziri guterwa inkunga n'Imbuto Foundation uribaza uwo mukinnyi baretse gatoya uribaza uwo mukinnyi tuvuge yari asanzwe ari umwana uri aho ngaho wiyahirira yego ubu ngubu akaba ari umwe mu bakinnyi nk'uko bivuze bakina filime bakomeye kuri televiziyo y'igihugu bitekereze urumva famille byibuza ko gashemasha yego igitekerezo cyawe ni sawa cyane ahubwo ibigo nubwo bitaba ari ibya leta by'abikorera nk'Imbuto nkuko zabikoze n'abandi ngombwa leta byo nari bivuze kuri leta kuko tuzi ko nyine si bavuga sireberera abaturage hari abandi bahanzi bavuga ko bazamura impano z'abandi bana bakiri bato kandi bafite talenti ntago wigeze uhura nabo hari igihe ujya rubuce ukabona kuri WhatsApp umuntu muziranya kohereje ako kantu nimba uzi kuririmba recording akantu k'amasegonda twoherereze byo tubibamo byo tubibamo gusa hari n'abaza banatibisha nko ku kigo hano niga hari igihe urabona nanjye mba Jacqueline ahantu niga kabisa nyine hit yatari umusta cyane muri GS bituma mavuga sawa master ankubita kikomereze urumva hari igihe nari cyo kuvuga ati niyo waza n'umustar ameze gute nkayishyira nishaka sinze stage sha undushije umufana yarahakubise yego rero hari nk'umuntu yigeze yahaza akora ibyo bintu nkuko bivugaga ansigira namba kuko narahakubise kuko ndakoma ntago ari byo kwikina yego
haza n'uducuri bakajya bashiramo navuga ati cyaze okay abona ko nyine wenda ari cyo nshoboye arambwira ati siko mu magana sha nawe kugeza amagenga ya pe byarangiriye ngaha nsabira zino nzego twavuze itangazamakuru ndetse n'abahanzi bafite ijambo mu gihugu uyu munsi hari abahanzi njya mbona iyo yiyemeje akagufata ukuboko bihita birangira siko bimeze ikigora ni igiki noneho ndagira ngo bahe message twinjire mu muziki wawe tubwire abanyarwanda reka mbere kwitangazamakuru itangazamakuru ari nkaho tujyana indirimbo zacu ayigezayo mu by'ukuri bakakubwira ngo bazayumva ako kantu kwiteho tuzayumva nidusanga ari fresh uzayumva twayikine aho umuntu tubwira abagwaye icyizere arona ashatse kwigana mbwa ati se wayumvishije nkiri hano kambwira nakoze ibi muri make nta jambo bufite ntaryo pe barari kunigana none rwego rw'hejuru uracyari kwitangazamakuru niba fata ibyo bihangano byacu kuko turabibashyira pe cyane tuba twarazijyanye ibase kujyana igihangano cya hano harenga 10 ukamara ameza nkana byibura niba gupromoting uwo munsi akubwira ati izi sanda atambutse indirimbo yawe oya singombwa none oya utabyumva nabi hari abana batavuga ati turazizana muzikine ntabwo ibihangano byose babikina nababanza kureba icyo gihangano gifite message imeze gute kimeze gute ibyo bintu nyine ibitangazamakuru bifite nabyo kandi koko nibyo ariko niba nkizanye mbwira ngo sinshobora kugukina kubera ko ufite impamvu ako imbwira ngo tuzabyumva ngo nitumara kubyumva ngo noneho ngo uzabyumva kare nabo bagerageze nyine badukosore nk'abantu dusangiye urugendo yego dukosore wakoze ikosa genda ukosore iki ngiki uzaza ni wakoze ibingibi noneho nzabigira ku bandi bahanzi bo turabazi icyo nziki mu baturekere ahuru uzahava hazundi nta n'ikindi bona nababwira kuko nawe ko babinyuzemo iminsi cyo mubwiye cyahuru uzahava haza abandi simvuze ngo nzahaza dore narengana cyo nzi cyahara zava haza abandi okay kuko nawe yaje asibura abandi niko bimeze kandi yarafite inzozi zihanitse okay bakunzi banjye nawe TV nkuko nabibabwiye twibereye hano Kimironko niho twibereye ndi kumwe n'uyu mutipe nababwiye ni n'umusore w'uruhanga ruhanganye ubuhanga yinga musinga wayoboye u Rwanda uravuze uyinga umusaza umwami witwa Musinga wayoboye u Rwanda yari muremure cyane umwami Musinga tuza amafoto ye yari muremure cyane umwe bami baba star sana uyinga Musinga uruhanga rwawe narwo kukureba nukurarama ntago umuntu yapfa ku ni utabeshya Imana guhumugisha tugendane rero indirimbo zawe urazizinze ukoze audio wari wigeze kuvuga na video bwira abanyarwanda ni ibiki umaze gukora kandi bigeze nkuko wena nabikomoje urumva music narekodinze kuri sote kinakubwiye tariki ya 3 z'ukwa mbere uno mwaka 2022 ubwo studio nyizi hashize amezi ubwo 8 yego n'amezi 8 ntago ndi umuntu nyine ubikuzemo ariko nko kugakayi kanje cyane arazigwije kabisa yego mpagazi gutyo mbona mpagazi indirimbo 50 na ziri mu gakayi gusa hamaze gusohokamo ebyiri n'indi ya gatatu nanze ko tuvugaho yego twapiningi yihe harimo Jacqueline na Mukaro Jacqueline rero ni nayo yoboye izindi ko numva bimaze kurebwa n'abantu 900 bigiye kuzura yego ndanabishimira Imana pe rero twarikoreye video nyine bihwanye nuko ngana hari umudirector mbabara arakabonye muri hara mu mujyi yego na video ntagiyanye naho u Rwanda rugize hari umudirector bita One Dose n'abahungu barimo Grey Jide akoze munana n'abasaza barayibonye bumva message iri mu ndirimbo nyine mu magambo y'indirimbo irabakoma bahitamo kunkorera iyo video ibyo nakubwiraga ati no bi status turi kuyishutinga gusa yarangiye abanyarwanda bayitegure urumva abantu One Dose uramuzi ako ni uri ko bimfashamo babandi bari hejuru goko iturize ego ubwo nebyine mfite hanze ariko ishusho ni amashusho ni imwe
ya ifite amashuri mwe Jacques nayo yagiye guhinduka ukavuga uti nayo ntashobotse oya ntakajyanye n'agihugu kigeze kabisa ako byiza cyane kabisa kabisa baraza gusohoka iyo mukaro nayo hari umuntu uri kubimbwiraho ariko mwana mukaro wayumvishije ukuntu ariko ubundi irareba cyane abasore b'i Kigali byananiye ngo nta kibanza ngo ntaki ego naninzi Kigali kandi nani kibanza amateganya gusa urukundo rutazima nguseseranyishe kurukira nahita ngutwara umugore cyako ariko icyo cyizere ko wagikuyeho kandi ko ejo hawe ari heza yewe ndaguza umutwe ngiye nkunda kuvugisha ukuri nta kibazo erega umva ukuntu usubihuza wagira ngo ninjye wivugaga reka ntabwo ari true story ayiza ni wowe wiheba agahita yivugaga aya inzu nzayitunga inageretse mama ntabanyumvishije ahubwo ngenerese muri cya urova hari ibintu biri mu rubyiruko mu bantu banje reka mvuga abantu banje nibwo byumva nta myaka 100 nta n'iki kose nibyo tuvugisha ukuri reka tubireke kuki ibintu nk'ibyo mutabivugaho kandi wowe mwabitangiye impamvu nabivuze numvishe yikomozaho mwabitangije ribu yabikomojeho nitavuga ati ibintu ribu ikomojeho wenda sindi warafashe imyanzuro noneho hari ukuntu yabivuzeho ngo niba ngari imyemerere ya kihebe bita bigukanga cyazi ashaka kubivuga gusa kada ntawe ibyo myaka ijana nshaka kubivugaho ntacyo mbiziho reka ahubwo ngere nishyiye mu cyimbo sinivuga mu cyimbo abantu barabumva mu mwanya w'umusore ubona ko ejo he hadahari wenda muri ako kamwe yavuga ati ejo hanye ntahari ariko bebe nubwo bwose ubona nyine nta nzu mpateganya yego nta ni kibanza n'iki gusa basi urukundo rutazima ngusezeranyije basi none wa mugani se ko nkuko kare wigeze kubivuga ngo akenshi ubanza ngo sinzi wigeze kuvuga ngo nimba ngo yarenzwe barabyimbye kuki wa mugani abahanzi benshi baba bafite inyota yo kugaragaza koko izo mpano kandi koko baba bazifite ariko kuki bageze imbere nabo tunazi koko dushobora no gukora urutonde rwabo tuzi kugeza ubu ngubu hari imbaraga basabaga ariko uyu munsi batakibasha kwiyegereza abantu bitewe n'urwego bageze kubera iki ubundi mwibagirwa kambivuge kuko nawe ejo bibagirwa nawe ejo impamvu kitandeba sindagerayo ntabwo ndabyimba bibagirwa ivuga ngo biravuze ngo wowe ntabwo uzibagirwa uramutse ubibye umusaruro ukaboneka nta muntu wabyifuza yakibagirwa byiza cyane ariko ukuntu reka ikibazo cyawe erega si bo bonyine ntabwo ari bo bonyine menya ariko kiremwa muntu giteye ariko igihe njya ndeba nk'abantu bateye nabi wabona nawe bikureba urabona turi hano muri Kigali cyane cyane ko abantu benshi cyane wenda tuvuga tukije nabi Kigali ntahamenye yego i Kigali abantu benshi cyane bahora mu nsengero burya akenshi ni abantu bakodesha nta bushakashatsi nakoze ariko nanjye nabaye mu nsengero abazihoramwo baranyica ariko ngiye nkurikije mu nsengero nasengeyemo noneho wagira umakaye mu nsengero nasengeyemo na abakodesha n'abasenga cyane yego uzi icyo abashaka birumvikana nyine n'inzu uzi yayibonye ntabwo nsubira mu ruzi turizi bihuye n'aba bakuru bacu nabo nyine nibako rero nyine nta kantu kabi nk'uko wari ubivuze nta kantu kabi ariko menya ariko umuntu ateye ahari gusa si bose mwana we si bose pe ntabwo ari bose nose bu nta ba star uzi bajya bahisha n'iwabo yego wari umuryo kutavuga wese ngo kwahisha ikigo wigaho n'amazi impamvu ntakibuze nuko ari muri GS ngewe reka tugende dusatira umusozo rero mu by'ukuri ibyo ukora ntekereza ko abanyarwanda babaye badahari wabyihorera oya abanyarwanda babaye badahari nabyihorera babaye badahari
ngo bazakurebe bazakumve ntacyo byaba bikumariye. Okay. Nta iki kibazo wenda imvugo yanjye akenshi nivugira imvugo zikuze. Ndabizi ikinyarwanda cyawe nawe reka nawe ujye umenya ko twahindutse. Nyine bashaka binahinduka dusubire ku isoko aho twavomye. Oye gihindura no muvandimwe ngo mbanze reka abanyarwanda babaye badahari. Ubu buhanzi bwawe ushaka kwanzika kabisa ukavuga uti ndashaka gufatiraho kandi nzi ko nzagera kuri hashoboka. Abanyarwanda baramutse badahari nawe wabireka. Cyo bishatse kuvuga ni ikintu ko ndi kukumva. Yego. Ndashaka umpera abantu message y'icyo bagomba gukora kugira ngo umuziki wacu uyu muziki twifuza ndi kukumva kabisa. Mugere ikirenge mu cya bagenzi banyu ukorwe gute bawushyigikire gute. Uburyo bwo gukorwa wabwumvise? Nabyumvise. Noneho n'uburyo bwo kuwushyigikira. Hanyuma dusoze. Ngarutse kuri icyo kintu wari uvuze. Urumva ibi bintu tuba turi gukora. Umuntu ntari telefone z'abasaza niko zimera. Impamvu nakubwira ngo sinawureka. Urumva? Nuko ngiye umuziki nkora cyangwa umuhanzi wese muzima niko mbitekereza. Akora umuziki ibintu abari bibiri. Yego. Akabikora kugira we yishimishe. Urumva? Bivuze ngo badahari nabyikora ngiye nkishimisha. Hakaba no kubikora kugira ngo agira ikibazo runaka cyemurira rubanda. Bivuze ngo rubanda nabo badahari. Amino rubanda bahari sinzi ukuntu ariko numva uri kubyumva. Karuko ngiye ndi kubyikorera nkaba no kubikorera ba runaka. Uri kubikorera abandi. Ndi kubikorera abandi. Niyo mpamvu niteza yuko nyine byose birakenewe. Okay. Cyane cyane none ibaze none badahari. Nta nagafaranga. Uretse ko wenda babikora ukishimisha ntabwo byagutunga. Rero wowe ndatekereza ko kabisa uri umuziranenge indirimbo yawe hano bari kuyumva twayipininze. Ubwo no kuvuga ngo tayari bamaze kubona ibihangano byawe aho biri. None ikibazo. Hano hanze hari abasaza bafite mu nshingano ururimi n'umuco byacu. Yego. Nabo bariho barahangana n'urubyiruko. Nimba navuga guhangana sinzi nimba ntago ari ihangana. Ibyo rwose birabagushishikariza se cyangwa ikibazo gihari ni iki ngiki. Murashinzwa gukora ibintu gusa navuze ko utarimo ariko uravugira abandi abo tutabashe kubonana. Ibintu ushaka kuvuga inama yawe wahise ubyumva. Umurashi w'umuhanga ngo arasa ivumbukiweho. Nahise mbyumva. Wahise ubyumva. Abantu bakore bate kugira ngo ibintu bikomeze bishimisha ababyeyi. Bira rero reka mvugire ku muziki. Umuntu akora indirimbo avuga ng'igihe yuko yarezwe buretse gato namba tote narakisindiye uyu mugabo ra nagira ngo numve ko ugwamo twihutisha amagambo. Iki kintu kirakomeye. Ari n'abantu bakuru bahanzi bakuru nyabona bajya bagitaruka kandi ari nabo kenshi banakora ibyo bintu twavugaga. Gusa ngenzi ko umuntu akora indirimbo avuga ng'igenewe ba runaka. Wani inkora indirimbo ukumva ntikugenewe. Kuyumvira iki cyane. Hari indirimbo zigenewe ababyinnyi, izo kwirimbi, izo mu rusengero. Indirimbo zo kubatse ntago zikora kwirimbi. Sibyo? Nyumva neza tu. Sibyo? Kandi burya barabanze turi kuvuga se dutanga urugero. Yego. Abo bahanzi nyine bavuga ibintu n'ubwo mere yumvisha ni kuyumva. Avuga nk'ibi ni ibiki. Ira akinyuma. Ntago waba utarabyumva. Abibesheje. Akinyuma ari kubica. Kanacika. Subwo ntagacyo ubundi. Nibyo nyine nakubwira. Ikibazo ntibajya bakavuga. Ntago bajya bakavuga. Ntibajya bavuga kariko. Nyamara gabo bireba baba babyumvishije. Nabo bari kukubwira ngo buri ndirimbo yose ibifite umuntu nyine igenewe. Ahubwo nuko nyine abantu tudashobora tutari kuri urwo rwego rwo kubyakira amenye ngo izingenewe n'izigize. Niba je nakoze indirimbo iri mu sirenge gishe gide arubagambo yo kubahada cyane. Yego. Urumva? Ibyo nabikoreye nyine abo bantu bakora ayo masirenge. Sibyo? Ahubwo we ndi kumoda kubaza. We pastor urebwa n'ijambo ry'Imana ibyo bintu kucirwa ubu umwanya. Indirimbo ikorwa kubera ko hari abantu igenewe. Ntago nabibona ikibazo kandi uramanzi yo gusobanurira byumva nk'iya kinyuma. Numvisha bisobanura ni ibintu byumvikana. Okay.
yego reka rero tugane ku musozi ariko buri muntu wese uje kuri televiziyo hari ikibazo kitajya kigora mubaza kitajya kigora nta kibazo kitagora tugorera icyanjye ni nko kwiyunyuguza ugacira awe ni kinyarwanda cyane urumva ko byoroshye iyo wiyunyuguje ukazunguzamo ugacira biba byoroshye iyo ushonje ntabwo byoroha hano hanze dufite abahanzi bafite ubumuga butandukanye ariko hari n'abandi bakora n'ibindi bitandukanye tuba dukeneye kumenya muri sosiyete mubafata mute ese mwumva ni iki cyahinduka kugira ngo bano bantu nabo ijwi ryabo rikomeze rihabwe umwanya munini reka nivugire ku giti cyanjye n'abantu banjye kuko nanjye hari abantu bamfasha buriya nuko ntabarondoye nge reka nguhe nk'urugero urareba niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona yego ikimbabaza shara navuga ngo ngo niba ari umumeri umumeni muki mumeri umumene nyibira sha reba ibintu akora mpamya ko mu banditsi beza iki gihugu gifite sha ubaze babiri n'umushyiremo yego gikora ntago bizi waba wibeshye waba wibeshye nge noneho ari uwo mpuye nayo mu mujyi afite inkoni gushya ari kugenda yiyomotse umuhanda murahuye n'umuntu duhuye afite ubumuga bwo kutabona ni umudamu ni umugabo ari kwiyomotse umuhanda sibyo mu gihe twe tubona n'igihe waca ubona umuntu arabona ariko kuwomoka byanamunaniye ibaze icyo kintu akoze ariko we kugikora kijya kikugora bari abantu bafite ibyo bashoboye yego n'ibyo badashoboye kimwe nuko nawe hari ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye ndabubaha cyane mbabona nk'abanyembaraga ahubwo bakeneye kwegerwa cyane tukamenya ikibarimo kuko buriya ntekereza ko kumwegera ni kurushaho ura nawe afite ibindi bitekerezo bitewe n'ukuntu afatwa abafite ibindi bitekerezo ushobora gutuma yanakigirira nabi ndavuga nko kwiyahura ariko iyo umwegereye buriya ugerageza nyine nawe kumva ko iyo yahawe akato yahawe akato ariko ugerageje kumwegera ukisanisha nawe yumva ko nawe nyine ari ku isi kumva ko ari kumwe n'abantu wowe icyo nabwira abantu cyo menya ko hari ibyo azi utazi nkuko ashobora kwiyomotsa umuhanda ariko we bagufata ukuboko turi kujyana kimwe nuko nawe hari icyo uzatazi niko isi imeze natwe twese tureba hari icyo ngemba nzi utakiza hari icyo uzi ngiye nyiye turagushimiye abantu murakoze kabisa nimba mu byo tuganiriye nta kigusobwe ngo ucyongereho mba byabura ukuntu waniganyije wagire ngaho inigure mbere yego abantu biga muri GS Jabana wow ntago mbavuze yego ujye ngo niho niga ntago niho niga yarakibazo ariho mbasuje ikindi reka nshimire abantu bakomeje kumfasha harimo Image murumuna wanje Obi abo bagiye kumira video Grey director one dose na genge yawe yose bumve ngo kabisa abantu bagabonda bashimiye ikindi abantu bakomeze bankurikirane nanjye hari byisherega mu ndusha nk'ubu gafata reba indirimbo uzukuri indirimbo ivuna indirimbo iravuna byatari nkabwira umuntu ngo basi yisharinga ku bantu batanu akagigira ari gihe dupininga ariko abantu ntibamenye pininga ahantu iri aka kanya umuntu kugira ngo agere ku ndirimbo yawe bitamugoye bigenze gute biroroshye byatari ndetse nagiye gusorezaho no kujya kuri platform zangi zose kuna ari inkoto yari YouTube ni Tutu official Tutu mu Kinyarwanda Tutu mu Kinyarwanda babyumva kabisa Tutu official IG ni Tutu Rwanda na Facebook yanjye ni Tutu Rwanda ndumva ibindi byose imana duhana umugisha kabisa yego kabisa natwe turagushimiye murakoze byimva mutima reka namwe bakunzi banjye nawe TV tubashimire cyane ku ruhare rwanyu kwicara cyangwa se waba ugenda wicaye cyangwa ugenda uri mu kirere aho waba uri hose ugafata umwanya ukavuga uti reka ndebe uyu mwana w'u Rwanda kuri njye nawe TV ni iby'agaciro gakomeye ni ukuri Imana ya yindi yaturemye turayisabye ngo iguhe umugisha abakoze subscribe muri abantu b'agaciro kabisa nyabuneka nimba utarayikora gusaba ntabwo ari ugutegeka ubikuye ku mutima kandi ubikunze wayiduha cyane ko time umwanya wamaze
ureba ni munini kurusha uko wapyonda aho ngaho kuri iryo jambo ritukura, nimba ari gitukura rikandeho kugira ngo tukomeze tugire aba followers benshi cyane. Ibiganiro byacu kuri Njye Nawe TV nakagaruka Imana y'u Rwanda Tutu iragahorana namwe. Ndababona